nzi ko wanga abakene ariko ntabwo numvaga ko watekereza kwica umuntu Naila mukobwa wanjye urabona ndi umuntu wafata umuntu nkamwica kuko mama wawe akica njyewe ubwanjye nifashe telefone y'Ozil ndabahamagara bazi ibihumbi Ozil ntamwigeze mvuga bahise bavuga ati n'ubundi wanyu nabicaye ngo batwica umwana wanga abakene ku buryo wica umuntu kwe ukica umwana ukiri umuntu turi mu myaka imwe mama no Naila mukobwa wanjye urabona mama wawe ntabwo umwica Naila kuki utumva yuko aya ari amakuru y'abantu bana mama none se barakubekera ntabwo uri umukobwa wamwangaga koko bangirira ishyari Naila bangirira ishyari bona Imana yaraduhaye imigisha yabambaye muri abana beza Imana mu butunzi bwinshi cyane Imana impa igikundiro muri Rwanda abo nabagore urangije uramwica mama ntabwo uri umukobwa wamwangaga oya tujye tuvugishwe ntabwo wamwangaga naramwangaga none Naila gute kuki utumva ko abantu bashobora kumpimbira umva rero mubwira ukuri pe ibyo urimo mbwira ntabwo ari ko bimeze Urangaje icyumba cyawe harangaje ahantu hose icyumba cyawe kirangaza kwambaye n'ibiri neza ntabwo usimbukiye ko nacyo modoka saburi nari kumeza mu cyumba cyawe mutajya ndabona bireba ntabwo usimbukiye mbana usimbuke ntabwo ndayitanze mu kibazo ko nacyo mwambaye baretse muri kimwe ko ndabizi uyu munsi nta hantu uri bujye neza ko nta kintu igendere shaka ntacyo mwakubwiye ndabizi wanga ko ntwara mfite stress nta stress mfite ako nta kintu simbuke ndaje nta modoka ihari ngo imodoka ihari iri mu kinamba imodoka narayigurishije ariko nyine ushobora kuba uri gukina sibyo ushobora kuba ariko nawe ushaka wenda kureba ko ntabwo ibyo bintu wabikora mpereza nigendere shireke imikino mpereza ko nta kintu igendere urugero imodoka narayigurishije mama ye mama ko nigendere mvuga icyongereza cyangwa mvuga igiswahili gari yuza Lucas. Imodoka? Ana, nanza agasuzuguro naye nashatse kugira ngo nerekane ko n'umugabo mfata imyanzuro kandi wari kubona gushe nakubwiye Imodoka
Urisha warayiguze. ngira kuzashiduka imiryango y'inzu ndavuze ngo uwaguze iyo modoka umubwire imodoka nziza uranaseka uranaseka yewe Ana, nanza agasuzuguro. Lucas. Nshaka imodoka yanjye. shaka imodoka yanjye Unici. Nongera ngusubiremo. Nashatse kubera ko ndi umugabo. Nako ntabwo ndi umugabo. Umugabo usaza ubusa, nta mwana afite, umugore antera hejuru, yarambyariye byibura. Urabe imodoka yanjye. Bwira ikintu nakoze kiri cyo muntu kitarimo kubeshya ngiye nagiye iwabo ngiye kumutera ubwoba gusa nta gahunda yo kwicana ifite pe urabona mama wawe nyitegereza Naila please mama wawe yakwica koko Nyamushatse kumva ko mutera ubwoba gusa byonyine nakende mama ura yego byonyine rwose urabizi ndabishyigikiye kandi urabizi ndagukunda uri kumbwiza ukuri cyane ndonda umwere kumbwiza ukuri mama cyane mama ndamutse nsanze umbeshya ni ukuri wawe ntemashye urahumura Naila urabizi ndi inshuti yawe kandi turakundana Ozil Nta soni ufite mama. None se we kureba nabi gutyo Mama agahinda maranye iminsi niwe mukanye. Yewe se ariko Mama wowe mugome ryari? mwabana mu ibintu murimo kubikura hehe nawe se kandi Nakwiyumviye abanyarwanda. wenda koze iki wanyumviye nkora iki Uyu ni mama utubyara kweli. Kumurimo kuvuga ibintu ngiye nkamera nk'urimo kurota Wifata unyicira umukunzi mama. ariko se Ozil ibyo bintu wabikuye he Maisani Urupfu rwuriye mukobwa niwe kurushinja. njye n'umutagatifu ntabwo njya nica Ayisho ntabwo ari wowe. ntabwo ari njye njye namuteye ubwoba gusa birangirira Uwo mutera ubwoba umushaka yigeze. kuko sinashakaga ko aba umukazana wanjye
bituma ufite umwanzuro arenda ajya kwiyaho. Yariyahuye se ndabizi se ngewe ntabwo nzi ibyo ari byo pe. Ubundi se ntabwo akiriho. Ibyo muvuga ni maze iminsi mpangayitse nararembye kubera ibi niho biri. Oya. Uzi ngiye nta kibazo mfitanye n'uriya mwana rwose nari kujya azagera umwana mukunda. Mama n'umwici. Oya. Ozil. Chérie. Você vai me deixar. Ariko se nyuma ndamubwira. Nakoze nk'uko nagurishije. Imodoka ntayo nagurishije. Hasi ngaho ceceka. Kandi mbore kwa ngukinishije. Wemera ko umugore wanjye? Umunsi ujya munsi nazaga nasinze. Imodoka yagize ikibazo ndabizika mu garage. Kandi ntabwo nasinye mu garage kuko nta kintu nziza. Basi ngomba bari. Ana ushaka kuzamura umusazi n'iruganga ku musozi nicyo ukeneye waruririmba divorce eregana ntabwo wamfashe neza iyo sinjye mbigenze gute ashoje kuza gushyira mu mugongo Ana watekereje kwigurisha naze muguri kwishakira umukiriya n'ubwo iri mu igaraje ariko se w'impimbi erega iyi myifato yanjye byose bituva kuri wowe nawe ukwiye kunyumvira ese inshingano z'umugore ku mugabo waba uzizi yego da nibyo naje mu bwuzuye ariko byibura ujya kuba ngo dusezerane ko wari umpunzi ese urukundo nkundaga kijye gihe rwagiye he ese njye winyuriye ngo ntabwo mbyara ngo nakwimye umwana n'igihe udashaka umwana n'igihe watumye ndabyara
nibyo urubyaro rutangwa n'Imana ariko hagati aho ngo ufite kunyihanganira guhora unyurira umbwira ngo hawa nkuye ngo wanguriye imyenda buri kimwe cyose nanjye birambabaza nk'umugabo nanjye nakabagira ijambo ariko ntabyo mfite nabyo ngiye nkora iki ese wishuje amaso nyuma ngiye wumva utankamukira wumva utambangamira ngiye ubona nkwanga ngiye nagiye gusezerana nawe tugasezerana ivangamutungo ndakwanga. Basi mbabari. Urambabariye se? Urambabariye? Uragarutse kandi aho wa mugabo ugarutse hano gukora iki koko? Madame nakwihanganiye kenshi mwihanganira byinshi ibintu byose naracecetse ariko kuri iyi shora ndakwica. Sohokera mu nzu uragira gute? Kuri iyi shora ndakwica. Sohokera mu nzu wa mugabo, sohokera mu nzu cyamukubitiye isaha mu mutwe kandi uwo mugabo ntabwo ujya unyurwa ubundi ushaka iki mu rugo rwanjye koko? aho wahereye untesha umutwe urashaka wiki? Madame ubwo rutwa rwambo narumenesha isane nkagusatura mwemere bakamfunga wowe urashaka wiki wowe? Igihe wahereye wava waramboneranye rwose dore uko kimeze. Yesu we hoya umva umfasabye imbabazi yewe ndacecetse ni ukuri kuri Yesu umwana ndacecetse mbabarira ndakwingize ntunyice wa mugabo ndambaye ntunyice nakwihanganiye byinshi yego nakukoresha ndakwica oya ariko ntunyice mbabarira ntunyice ndakwingize gusabye imbabazi. Umwana wanjye ari he? Umwana wawe umva ku mwana wanjye. Umwana wawe ni ukuri umwana wawe arahari pe yewe mbabarira ukiregeshe n'igico kimoka umwana wawe arahari n'ukuri kw'Imana arahari. Nawe wagira ubwoba? Umva ndagufite pe ubwo nyemerera nce bugufi ndagusabye yewe reka mfukame ndagufite ubwoba. Oya sinshaka gupfukama madame. Ukuri kw'Imana ndagufite ndakwinjiza gusabye imbabazi ntunyice pe.